njye se ko nari narabaye nominated muri America hari award njye mani rega ntago ndi kuri level ya hanyuma. Thank you. Nkunda Okkama ko atavugisha ukuri. Okkama back up man away Prince come on man. Njye sindirimba kira dodora America. njye mpamvu nari narabaye nominated all the way. Okkama reka nkubwire narindi kumwe na Endomike ahise agenda akakanya twari kumwe nano Endomike wo Murundi ejo twari mu modoka turimo turumva indirimbo zose ureza tumva tumbe n'indirimbo z'inyarwanda zose za Kizz n'iza Element tugeze ku ndirimbo zawe twese twahurijeho twavuga ati izi ndirimbo zawe kamanyamara umuntu ashobora kuzongera kuzumva nyuma y'imyaka 10 ukuri nizo ndirimbo zonyine mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo none nyuma y'imyaka 10 ndasubirayo nkayumva indyohere nyamara ushobora kuba ibintu uvuga kandi nagumaga mbona ufite confidence ndavuga ati izi confidence ukamaze kurahe kumbuza ibyo ukora man sari ari blague zibaziriho man ntago ari musigo no Element ya zo musigo Element yankoreye nurate ariko wagiye kwa Kizz nawe akaguhinga umukarika kurata Element oya man njyewe Kizz niwe producer mbere mu Rwanda ufite ingoma nyinshi agiye gutangira kuzajya azishirira abantu naramuretse ngabanza ashe ubundi dukora ngo abakiriya ba Kizz bose ngo Element yarabatwaye ngo Element ngo yatwaye Okkama nini yanjye ariko neza jam byaratunaniye kwisohora ariko dufite indirimbo twakoze man aho budashutinze abakarita man kuri EP yanjye abayudi iri kuri EP yanjye saba yuda si Prince Kizz wayikoze reka nkugire inama Element natakugirira impushyi uno mwaka urazimye mbaza kubera iki abantu bose bari capable yo gukora ya mahiti bose abibitseho ba Kevin Kade ba kizz noneho asigaye anabasengera ngo aheruka kubatwara ku Gisenyi niba ari ku Kibuye niba ari ku Gisenyi ngo akaba ababagira ihene nukuvuga ko Okkama kutaji nayabaga muri game ubu afite kenisoro umva se nkura afite kenisoro afite kizz akagira Kevin Kade nawe Okkama ku group ntabwo ashobora kukumva najyeyo ubwo nawe Okkama atangwino twibanire ariko man ako bro umuntu uri kumesinga nawe men ubu ni hahandi yaza akaza akajya muri DM bakakubwira ati Kizz reka mbe ngutijeho Kevin Kade no munsi uze agenda gukorere yabahaye n'ibiturire yabaguriye ihene ku Kibuye urajya he niba byaraje se shako aho ngaho birabitewe gumana na Bruce Melody wawe ugende mugwe iriya Bruce usi ukwemera nyamara menya 155 yemba neza niba umuntu asigaye agurira abahanzi ihene akabakorera hiki bahemba neza bari abantu umusara wowe na Bruce Melody umusara ntago bari kutanga ubu Okkama ari ihene kandi noneho Element reka nkubwira ikintu ugiye kunkorera Bruce Melody uguma umusondeka umusondeka akantu wagabaye ushyiramo keza ugakuremo nibisohoka umubwira ati bitware kwa Kizz gake njye mba mbateranyije buriya ubu ngubu reka mbabwire kama mbona mwabyimbye hano ku ma live mwegize abantu badanje kumuza abapeti bari kuzamuka aba producer mwigize abantu badanje kuri Kanyarwanda zanyu mwibitse hariya ibyo bintu Okkama avuze nibyo nanone abana njya numva boro murira aba yakoze nkicara hasi nkatuza muriro nanjye nawe nari ngiye kuvuga kabisa mba numva muriro boro akoze nkicara hasi nkahita ntinya Roda uramuzi zo bita Roda aramusayinize niyo boss karamubeshabesha abaramutwaye cyane iyo kimwirirwaho kiguma kimubwira utugambo tumubwango kije ngo nivumburiye umuntu ngo baba baramusinyishije ariko hari icyana kindi cyitwa yewe
rewe ndabizi take ntago murayemera kama ndabazi nje numva ikintu nkavuga ati iki kintu Okkama ntago yakemera ariko yewe wagiye kubihindura kuko buriya Okkama niwe muntu ugira recordingana n'aba producer bose kabisa ntago ajya arobanura yewe umunsi yafatishije yewe akora projet 10 ku munsi rero umuntu utinya umuntu aguma akora projet 10 ku munsi buri kanya aguma akora amenyeramo ibintu byinshi nk'ubu muzabona next month arimo kubita ikibazo hari umuntu akora projet 10 ku munsi gasanga nyine ni projet oya arahindura uramwumva nese nka Element ko twabimenye ko Element uribuka Element bavuga ngo ko akora ibi beat bisa avaho aramenya akazajya akora beat none witandukanye ubu Element ashobora gukora beat itandukanye n'indi numenye ko adashizemo ijambo utamenya ko ari Element rero n'uwo mwana ashobora nawe ashobora kwisubiraho Element narinzi ko ari boss wahawe none ndumva utangiye kumutamo inde Element we nenzi ko ari Element ntabwo ntakibi navuga kuri ere wanje cyangwa mwese muri bamwe nge nta muntu ugira nta nshuti ngira wewe uri Element ari isaha yo kugutamo ngutamo uri kizz uri isaha yo kugutamo ngutamo uri Okkama uri isaha yo kugutamo ako kanya oya Okkama batangiye unamutamo buriya nuko yakuretse oya Okkama jya ngutamura byanwa ari iki Okkama ari cyo byamutwara Okkama ari uyu kureba rero tinya umuntu ugere mbwijya mu kibada tinya umuntu ugere mbwijya mu kibada cyangwa bayita gwicyane banje bayita timi ese niyo ugira ngo timini oya nakanye bayita timi mani nago yitwa timini iryo zina umva amatiko matiko twumve oka ukiri live iryo zina ninde wari kwisi twiga mu iryo zina ninde wari kwisi muvuge nta muntu naragiye ashobora kukwima credit Okkama ashobora kukwima credit naragiye kizz Okkama mbasa yo wari oya ubwo reka mise mbimenya iyo umuvuga cyangwa ukahari nari guhita numva ko ushaka ko tubivuga ariko uvuze ngo wararyise ubwo wanze ariko urabizi ko nawe urabizi ko gishitura story runaka urabizi ibintu bita bibera hano kuri live byahita hashya Okkama kwazanye terabwoba abantu muri bicyarabo ko muzana iterabwoba hano turetse amabombe mubaze warabizi umuriro wakwa nawe arabizi azi icyo ndi kuvuga ukuntu byahita bigenda oya yewe